Uwiteka duhana umugisha nanone cyangwa akomeze kuduhana umugisha ko twawuhawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka himbazwe atwongeye umunsi wo kubaho. Turabimenyera ariko ni umurimo ukomeye kuko ni uduha umwuka duhumeka. Duheruka dusinzira tukongera kwibona dukangutse. Imana ibidufiteho imigambi kandi ni myiza. Twavuga nka Mukamana ngo Uwiteka ashaka kutwica ntere kutwiyereka. Bivuze ko ubwo yatwiyeretse ijambo yavuze n'ubu riracyafite agaciro ngo kuko ndiho namwe muzabaho. Iri ni ijambo rivuga kubaho iteka. Bivuze ko nta mayira abiri ahari w'Imana yiyeretse, w'Imana yagiriye ubuntu izakomeza ibimugirire. W'Imana yagiriye imbabazi iracyazimufitiye kandi w'Imana yiyeretse imuha ubugingo budashira. Nta mayira abiri rero yo kuvuga ngo none byahinduka. Ni icyemezo cyafashwe mu buryo budakuka. Tubishimire Imana. Turacyari mu ijambo rivuga ngo ubumwe tagaragara kandi bukomeye bw'umubiri wa Kristo. Ubumwe butagaragara kandi bukomeye bw'umubiri wa Kristo. L'union invisible et solide du corps de Christ. Katugaruke muri Samuel wa mbere 18 murongo wa mbere kugeza ku wa 5. Biracyari ngombwa ko tuhagaruka kuko ijambo ry'Imana ni rigari kandi ntiriturambira. Nyene data Nkusi, Samuel wa mbere 18 murongo wa mbere kugeza ku wa 5. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani wera ko hagati gakubiranye n'uwa Dawidi. Kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. Maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi we. Ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano kuko yaramukunze nk'uko yikunda. Yonatani yishuramo umwitero we yari yiteye awuha Dawidi n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. Ko Dawidi akajya ajya aho Sawuli yamutumaga hose akitonda. Sawuli amugira umutware w'ingabo ze. Abantu bose barabyishimira ndetse n'abagaragu ba Sawuli. Amina. Twicare Umwami Imana asuke umugisha wa utagabanije ku ijambo rimaze gusomwa. Umuntu yakwibaza arebye umutwe w'ikibwirizwa gituma tugaruka kuri iki gice cya 18 cya Samuel wa mbere kivuga kuri Dawidi na Sawuli arimo, ariko cyane cyane Dawidi na Yonatani. Hari impamvu. Ijambo ry'Imana riba ryo iyo Imana irishuye. Haleluya. Ubumwe ni bwiza iyo ari bwo. Ubumwe ni indirimbo, ni intero, ni inyikirizo, ni inyigisho
mu byiciro byose hafi by'imibereho yo ku isi, dans tous les domaines. Mu madini ubumwe buraririmbwa, sibyo? Mu mibanire y'ibihugu ubumwe buraririmbwa. Muri politike za buri gihugu ubumwe bw'amagambo burigishwa. Muri Nations Unies ubumwe nibwo bavuga ko bashingiyeho. Ibihugu bya Afurika ni African Union, ibihugu Afurika yunze ubumwe, ubumwe buragaruka. Ariko ikibazo ni iki? Ese burahari? Burahari ubumwe muri Nations Unies, ubumwe muri Afurika, sibyo? Ubumwe burakunzwe, ariko ikibazo ni iki? Ese burahari? Zero. Nta n'akavungukira kako bafite, kubera ko ku ruhande rumwe harigishwa ubumwe mu bihugu, mu iyobokamana, ku isi yose. Ku rundi ruhande intambara ziravuza ubuhuha, abantu baricana, inkota irarisha, imyobo iracukurwa, intwaro ziragurwa, induru ziravuga, handi hakazana confusion ngo ubumwe nibaburekere ihanga ry'Imana. Ubumwe bw'ukuri buri ku Mana, ubundi ni ubw'amagambo. Kuki ari ubw'amagambo? Babuvuga ku rurimi, ariko buri muntu wese afite ibyo atekereza n'ibyo agambiriye, cyane cyane bijyanye n'inyungu zawo, inyungu z'umutungo, z'ubukire, zo gukungahara, inyungu z'icyubahiro, inyungu zo kuba icyamamare. No mu madini birimo barusumbana ubukuru, babivuga n'umunwa, ariko buri muntu wese yishakira ikuzo mu bayoboke. Iyo ni indi gahunda itatureba, ariko ikiriho kiravugwa. Bivuze ngo ubumwe ni ikintu cyiza, barabushaka, ntugire ngo ntibabushaka, babushakaga, ariko bawushijije inzira yabwo, nta nubwo babona. Kandi ubwami bwacitsemo ibice burasenyuka, kandi ubwami bw'isi bugenewe gusenyuka, ntabwo bugenewe gusugira, ntabwo bugenewe kurama, bugenewe gucika intege, si byose? Ubwami bw'isi bugenewe kurangira. Nibyo umuhanuzi Yesaya yarabyeretswe. Isi ntabwo ifite umugisha wo kuzarama. Ntabwo twabeshya ngo tihanurire uko amadini avuga ngo isi izaba nziza, keretse isi nshya n'ijuru rishya. Ariko iyi ngiyi turiho ntabwo byashoboka. Iyo usomye muri Yesaya 24 igice cyose, reka mpisomere vuba vuba, harerekana ahazaza h'isi dutuye. Nta byiringiro tuyifitemo, dutegereje umwami w'abami. Hari ibyiringiro dufite muri iyi si? Isi irimo iraba nziza, niko abantu bishuka, ariko ijisho ry'ubuhanuzi, sibyo, n'ijisho ry'ijambo twebwe niryo tureba. Iyi niyo nkuru y'imvaho. Ibyago bizaza ku isi, Yesaya 24. Dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja.
ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduke umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge. Isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege. Kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Vino yihira irarira, uruzabibu rurarabye, ab'imitima iguwe neza bose barasuhuza umutima. Ibyishimo bitewe n'amashako birashize, urusaku rw'abanezerwa rurahoze, umunezero utewe n'inanga urashize. Ntibazanywa vino baririmba, ibisindisa bizasharirira ababinywa. Umurwa uvurungana urasenyutse, amazu yose arakinze kugira ngo hatagira uwinjira. Bararirira mu miharuro kuko babuze vino. Aho umunezero wari uri harazimye, ibyishimo byo mu gihugu birahebwe. Mu murwa hasigaye amatongo n'irembo riraridutse. Nuko abantu bo mu isi bazamera nk'umutini unyeganyezwa, cyangwa nk'umuko bahumba inzabibu isarura rishize. Aba bazarangurura amajwi basakuze kubw'icyubahiro cy'Uwiteka, bazatera hejuru bari ku nyanja. Nuko nimuhimbarize Uwiteka iburasirazuba, muhimbarize izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli mu birwa byo mu nyanja. Twumvise indirimbo zituruka ku mpera y'isi ziti, abakiranutsi bahabwe icyubahiro. Ariko navuga nti, ndonze mbonye ishyano, abariganya barariganije, ni koko abariganya barariganije cyane. Wa muturage w'isi we, ubwoba n'urwobo n'umutego bikugezeho. Nuko uhunga urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo, uhurira ngo akuke urwobo umutego uzamufata. Kuko imigomero yo mu ijuru igomorowe, kandi imfatiro z'isi zizanyeganyega. Isi iramenetse, isi irayaze, isi iranyeganyejwe cyane, isi iradandabirana nk'umusinzi, kandi izanyeganyezwa nk'ingando. Igicumuro cyayo kizayiremerera, kandi izagwa ye kongera kubyuka. Uwo munsi Uwiteka azahana ingabo zo hejuru mu ijuru n'abami bo hasi mu isi. Bazateranirizwa hamwe nk'uko imbohe ziteranirizwa mu rwobo. Bazakingiranwa mu nzu y'imbohe, kandi iminsi myinshi nishira bazagendererwa. Nuko ukwezi kuzakorwa n'isoni, n'izuba rizamwara, kuko Uwiteka Nyiringabo azategeka ku musozi wa Siyoni n'i Yerusalemu, kandi azahabwa icyubahiro imbere y'abatware be bakuru. Iryo ni ijambo ry'ubuhanuzi ryaje ku rurimi rw'umuhanuzi Yesaya kera cyane, ariko riracyafite agaciro. Ntago twajya muri ibi ngibi by'inyigisho zivuga ngo Afurika haguruka, si byose hagiye kubaho ibitangaza, isi be nziza, binyuranije n'ibyahanuwe. Tuyibeho tubizi. Niyo mpamvu guhera mu gihe cya Pawulo mu itorero, umwuka mu mugeni aravuga ngo Maranata, umwami araje. Ntabwo ari ukuvuga ngo Pawulo yarabeshyaga, niko baramukanyaga, umwami araje. Kuri buri torero ry'umugeni wa Kristo, muri buri gihe cy'itorero, kuva igihe cya Pawulo kugeza mu gihe cyacu, uwizeye abategereje izamurwa, uwizeye abafite Maranata muri we. Ntabwo tumutegerereza, buri mwana w'Imana aritegerereza, buri gisekuru kiritegerereza, kandi kiba cyumva umwami ari hafi.
ntiyamena. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo abo bose mu Heburayo 11 ngo abo bose bamaze guhamirizwa neza kubw'ukwizera kwabo ngo Imana ntiyabaha ibyasezeranywe ngo kuko yabonye ko badashobora kubiragwa tutari kumwe nabo. Uwo ni Pawulo. Pawulo yari afite gihamya yuko abamubanjirije batahabwa ikamba adahari. Nibyo? None Pawulo yarasinziriye, ariko iryo jambo ryaje ku rurimi rwe n'ubuhanuzi. Abigihe cya Pawulo bumvaga ko ababanjirije yabanje kubavuga. Uzabasome mu Heburayo 11. Kubera kwizera kwawo abagore bafomojwe amada, sibyo? Bamagaga impu z'inyamaswa bakabambika impu mbisi. Urumva iyo torture, uruhuko rw'Imana niko rukurura. Ngo bazerera mu masenga no mu mashyamba bankunga amazu, ariko bari bategereje umurwa, umugezi n'umwubatsi wawo ni Imana ubwayo. Abo ni abatubanjirije tuzababona. Ariko kuva igihe cya Pawulo kugeza ubu myaka 2000 irashize, ariko ijambo Pawulo yavuze riracyafite agaciro. Tutari kumwe nabo ntibashobora. No kuvuga ngo Pawulo we yahamirizaga ubutumwa bw'igihe cye, akavuga ngo bariya ntibari guhabwa ikamba Kristo atagaragaye, umukwe atabonetse, sibyo se? Bariya bose bari mu izano rya kera ry'agateganyo, ntibari kuragwa ibyasezeranywe, umwami w'isezerano ataramanikwa, agakiza kataratangwa, urukundo rutaruzura. Haleluya! Ukuri n'urukundo bitarahoberana. Ni ku musaraba niho urukundo rwasoreje umurimo warwo. Si hari ara? Niyo mpamvu rwarenze Getsemane, rurenga kiriya gikombe. Urukundo nirwo rwanesheje. Urukundo n'ubu nirwo runesha. Urukundo nirwo runesha, nirwo ruzanesha. Urukundo ruzahoraho. Kubera ko iyo umwami wacu akoresha imbaraga ze, ntabwo mu murima w'Getsemane yari amashyengo, yari ababaye. Turabyemeranywaho. Yari afite agahinda. Turabyemeranywaho. Bibiliya iravuga ngo agahinda kenda kunyica. Muremera ko atari amashyengo? Agahinda kenda kunyica, kugezaho amazi mu mubiri we n'amaraso byivangura. Nta nkota, nta buye, nta sasu, nta mpiri, umubabaro n'igikombe cyo kudukiza bituma amazi n'amaraso bitandukana. Atangira kubira icyuya cy'amaraso. Twe turabyizera nk'abana b'Imana, nta n'icyo baramukoraho. Icyo ni igise cyo kugira ngo itorero rivuke. Abazi ibise n'umwami wacu yabyise ibise, n'ubuhanuzi bwita ibise. Ni imibabaro yo kuramukwa. Imibabaro yo kuramukwa ni ibise, les douleurs de l'enfantement. Kandi ugiriye imibabaro nubyara, si byose? Ubyara niwe ugira imibabaro, kandi ni nawe unezerwa iyo umwana abonetse. N'abandi baranezerwa, ariko burya nyina ni ibindi. Niyo mpamvu uwabyawe n'Imana bafitanye isano. Mu gihe utari umwana w'umutsindirano, utaguzwe ku isoko, utaciye mu idirishya, ukaba waragiriwe ku gise, ukavuka, ukonswa, ureba mu maso y'ukonsa, ureba mu maso y'ukonsa, mu maso wa Yesu Kristo tuhabonera mu ijambo. Yamara kukonsa ukabyibuha, ugakura, ninde wagutandukanya nawe? Tuhamanyije na Pawulo abwira Abaroma ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana rwagaragariye muri Kristo Yesu umwami wacu. Ntacyo. Mbese ni imibabaro, mbese ni ibikangisho, mbese ni inzara, mbese ni intambara, mbese ni ukunezerwa, mbese ni icyubahiro, mbese ni ubutunzi, mbese ni ugusonza, icyaza cyose nta cyakwitambika hagati y'uwakunze n'uwakunzwe. Tukaba dushimira Imana. Twari tuvuze ku buhanuzi bwo muri Yesaya 24, bitewe nuko byakomotse ko twari turimo tuvuga ku ijambo bumwe, ukuntu rikunzwe. Sibyo? Ubumwe n'imeni rwose bose bategura bashyira ku meza, sibyo se? Abakuru b'ibihugu niyo bashyira ku meza, abakuru b'amadini niyo bashyira ku meza, hakabona igihe isi n'amadini bahurira kuri ayo meza,
si byose ni meni rwose baserva bakibwira yuko hari icyo bakuramo, ariko nk'uko tumaze kubyumva ntacyo. Tukaba dushimira Imana ko ubumwe nyabumwe buri mu bayo. Niyo mpamvu twuka twose twaza gushimashima twiyise amazina ayo ari yo yose, cyangwa twiyambitse imyenda iyo ari yo yose kugira ngo dutandukanye intore, ntabwo byakunda, kuko si ubumwe buzirikiye ku bigaragara, ni ubumwe bushorera imizi mu itoranywa, ni ubumwe bushoreye imizi mu iteka, ni ubumwe bwahanuwe, ni ubumwe bugomba gusohora. Dusomye hano iyo Imana ihishije ijambo ryayo turayibona, iyo Imana yiyerekanye mu ijambo ryayo turarihamiriza. Bivuze ngo turayihamiriza kuko iba yadukuriye igitambaro ikaduha gutekereza kwayo. Nk'ubu ahantu dusoma ushobora kuvuga utariko ibi bintu kugira musaza akomeza ahagaruka, harimo ikintu. Nk'ubu ikiganiro cyari kiri hagati ya Dawidi na Sawuli, ariko umwanditsi wa Bibiliya nawe umutwe w'iki gice yawise urukundo rwa Dawidi na Yonatani, ntago avugamo Sawuli. Ariko iyo usomye hano ku murongo wa mbere byanditswe biravuga ngo nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli. Tugendane, mu by'ukuri abaganiraga ni Dawidi na Sawuli, nibyo. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, ni Dawidi na Sawuli baganiraga bavugana. Kandi iyo usomye mu gice kibanziriza cya 18 kigaragaza uko Dawidi mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli yahangamuye igihangange, sibyo, cyitwa Goliyati. Ni ibice bibiri bitandukanye, nkabambona ko ibi bice bifitanye isano. Iki kiganiro cyari hagati ya Dawidi na Sawuli, ni ngombwa kirakomoka ku bivugwa mu gice cya 17. Ni ngombwa umwami Sawuli yarabye Dawidi, sibyo se, yararimo amubaza ati ariko ndakwinginze, intsinzi yabonetse, icyubahiro cy'Uwiteka cyagarutse, Goliyati yagaramye, impundu ishakwe, sibyo, amayowe, icyubahiro, ishimwe, ibendera ry'Uwiteka ryazamuwe, ariko ndakwinginze Dawidi, menera ibanga, imbaraga uzikura. Ni ngombwa rwose, mbivuze mbwirijwe n'Uwiteka, nicyo kiganiro baganiraga. Haleluya! Ibi bintu wabigeze gute? Ndabona ka Dawidi avuga ati mwami nyagasani, ntabwo ari jye wishe Goliyati, n'imbaraga z'Uwiteka, nk'uko nabikubwiye mwami, igihe wambaga imyambaro yawe, ibyuma byawe, ingabo yawe, inkota yawe, nakwinyagambura uko namenyereye imyitozo y'ikirere cy'ijuru nkumva bitajyana, nkabigusubiza. Nakubwira ko umugaragu wawe iyi ntare yafataga umwana w'intama, narayirukankanaga, nkayicakira, nkayivutagura, nkayasamika, nkayishiguza intama ya data, nkayishyira ku rutugu, nkayitahana. Nibyo n'intare nuko, n'idubu nuko. Atubyibuke mwami, niko nakubwiye ngo reka ngende, reka ngende ukomeze, reka ngende uko nsanzwe ngendana n'uwanesheje. Ati ndabigarukira mwami, ntabwo ari jye wakoze, n'izina ry'Uwiteka umwami wa Isirayeli, Imana nawe ukorera mwami. Nibyo hari igice Dawidi atari kumubwira mu buhamya bwe, ntabwo yari kumubwira uko yimitswe, ntabwo yari kumubwira uko baje bakareba Eliyabu n'abarumuna be bose n'abakuru be bose bakagawa, bagahamagara kanyuma, ku buryo hagati ya karasisi kuva kuri Eliyabu n'abarumuna be no guhamagarwa kwa Dawidi haciyemo akanya. Ikibimbwira ni uko umuhanuzi yabwiye se ati nta wundi mwana ufite, ni ukuvuga ko haciyemo akanya hataza abandi, nta wundi mwana ufite. Aravuga ati hari akandi nyine k'agahererezi
kare mu matungo ati gahamagare kuko Uwiteka nkorera yantumye kwimika umwami mu rugo rwawe, kandi nashatse gukoresha amarangamutima ndeba igihagararo ndavuga ngo umwami n'uyu. Kuva Uwiteka yanyashe buriya Samuel ntiyongeye kubura umutwe, kagira gutya gusa uvuga ngo ndafata ihembe mbwirijwe sibyo se, mbwirijwe n'Imana kuko niyo yimika, ntabwo ari umuhanuzi Samuel wimika, himika data. Muzi ko turi abami, ugutereka mu bwami, ukubyara ubwa kabiri, ukuzuza umwuka wera, ukwemera ni ukwimika. Ntabwo pasiteri yimika, ntabwo ubatiza yimika, ntabwo umuvugabutumwa yimika. Himika ukwemera, himika uwakubabariye, himika uzi kuri intore. Niyo mpamvu Imana yabwiye Samuel iti Imana ntireba nk'abantu, abantu bareba iby'inyuma, ariko Imana yitegereza umutima. Twese uko turi dufite imitima, Imana izi ibiyirimo, izi umubande udushoreye, izi umubande udukoresha. Icyo bita motivation, igituma ukora, igituma ukora, igituma wizera, igituma uza hano guterana, kizwi n'Imana. Imana iha umugisha uwo mubande uyikomokaho, ngo umubande uhamagara undi. Noneho Imana igahita ikora ikigomba gukora. Bivuze ngo Dawidi nta shiti ko arimo kumuhamiriza rwose. Murabona atari byo? Arimo kumuhamiriza rwose. Ngo nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, ntabwo bavuganye ijambo rimwe, baraganiriye. Kuko icyatumye umutima wa Yonatani weguka ukaba agati k'inkubirane n'uwa Dawidi byavuye ku ijambo. Ni ngombwa ko Dawidi yarimo guhamiriza ibigwi by'Uwiteka. Ngo nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani weruka uba agati k'inkubirane n'uwa Dawidi. Murabona bidatangaje? Sawuli niwe wavuganaga na Dawidi, utavugana, utari mu kiganiro, ariko yarumvaga. Dawidi ajya ku ruhande, umutima wa Yonatani uhita ufata ikirere. Buriya Yonatani yaravuze ati uyu ni umugaragu w'Uwiteka, nitaye ko ari umuturage, nitaye ko ari mwene Yesaya, nitaye ko ari umukene, nitaye ko ari umwungeri w'intama, uyu ni umwami. Si byavuga ati byanga byakunda. Abo bantu wabatanya, mwana apfa mwiterura. Icyo wumvise nicyo kikunga n'Imana. Yambarutso uko wahagurutse, uko wavutse, hari bumwe wagiranye n'ijuru. Byanga byakunda muri ubwo bwami, muri icyo kirere uhasanga abandi, mugasabanishwa n'umurunga w'ijuru udacika. Kuno ni umurunga udacika. Ibindi bitogotera mu madini no mu isi ni amagambo. Ubumwe bwuzuye bw'ukuri, urukundo rwuzuye rw'ukuri, nta handi warubona kereka mu Mana. Ndabihamirije, ahandi hose ni uburyarya, ni amashyengo, ni amayeri, ni ubucakura. Incakura, umuntu ni incakura, ariko uko amajyambere akoze buriya nubwo batabivuga, ariko usanga abantu ari incakura. Ngo inyagenge n'umunyabwenge biratandukanye. Ngo ni inyaryenge. Ubwenge ntabwo ari inyaryenge. Umwana w'Imana abeshwaho no kwizera. Nibyo ntituzirwanirira, dufite igitare gikomeye twubatseho. Byankoze ku mutima cyane, kubera ko nubwo hari mu isezerano rya kera nyiraryo yari ahari, n'ubundi Imana ihishura yari ihari, sibyo?
niyo mpamvu ubona ubuhanuzi, niyo mpamvu ubona Dawidi, niyo mpamvu ubona amazaburi, ubuhamya bwa bene data ba mbere buratwubaka, kuko nyirabwo niwe wiyiziye mu isezerano rishya kugira ngo aducungure. Isoko ni imwe rwose. Ni ukuvuga ngo hano kuharenga ntabwo byoroshye, hararyoshye. Dawidi yaganiraga na Sawuli. Icyo Imana yamishuriye ni uko ntabwo baganiraga iby'imvura yaguye, n'izuba ryarashe, n'isoko ryaremye, n'abantu baciye ku muhanda. Oya, ni ngombwa igice cya 17 kivuga kunesha kw'Imana, intsinzi y'Uwiteka n'ibigwi byayo. Ni ngombwa umwami yamubazaga ati wa mwana we, ibi bintu none se murabona iriya ntsinzi murabona idatangaje? Yaje itangaje bitewe n'aho Imana yanyuze nk'umwana muto ugayitse. Sawuli yari yumiwe. Dawidi nawe birumvikana ntabwo yari kwihamiriza, ntiyigeze yirata. Dawidi ntiyigeze yishyira hejuru. Aho Imana iri haba kumeneka, haba kubura. Nibyo nkuko Zaburi bivuga ngo ntabwo ari twebwe Uwiteka, ntabwo ari twebwe Uwiteka, ariko izina ryawe aba ari ry'icyubahiro. Nkuko bivugwa ku rurimi rwa Yohana Batista ngo wavuye mu ijuru aruta bose, ngo akwiye gukuzwa agiye ngacishwa bugufi. Ngo uw'umukwe asanga, uw'umugeni asanga ni umukwe. Ngo nawe ugenda umuranga nezezwa nuko umugeni asanga umukwe. Nicyo kinezeza, ntabwo ari jyewe mukwe. Umunezero wanjye nuko abana b'Imana bamenye Imana, nuko umukwe, nuko umugeni asanga umukwe, nuko itorero ribona nyiraryo, nuko umubiri wa Kristo uyoborwa n'umutwe, nuko Imana igaba ikaganza muri buri rugingo. Icyo nicyo kinezereza abana b'Imana, nicyo kinezereza abagaragu b'Imana, nicyo kitunyura. Nuko abumva ijambo babona nyiraryo, atari ukubona uwanyuramo ntacyo byabamarira. Nuko umugaragu w'Imana yabivugaga, ntabwo ari igihagararo cy'abantu, ni igihagararo cy'Imana mu ijambo ryayo. Bikaba ari byo bitunezeza. Nta shiti ko Dawidi yahamirizaga Uwiteka. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uhera kuba hagati k'inkubirane n'uwa Dawidi. Ako kanya hagati k'inkubirane. Ubuse murumva ubu bumwe butaravuye ku ijambo, bwavuye ku kiganiro cyari hagati ya Dawidi na Sawuli. Kandi Dawidi niwe ijambo ryasohokagamo, rivuye ku Mana, rihita ribona icyicaro mu mutima w'umuvandimwe we Yonatani. Bihita imitima ihita isobekerana. Urumva abaganiraga ntabwo ari bo bahujwe imitima. Haganiraga se bahujwe imitima, hahujwe imitima ab'Imana izi. Ijambo ntabwo ryari rigenewe Sawuli, iki kiganiro cyari kigenewe Yonatani. Kandi Yonatani agakunda Dawidi nkuko yikunda. Urumva ibyo umwami wacu yaje atubwira, ibyo twita la règle d'or, itegeko riruta yandi. Babashije Yesu aravuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, sibyo, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'umutungo wawe wose. Ya kabiri, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Ariko irya kabiri rishamikiye ku rya mbere. Iyo Imana yakwiyeretse ikaguha urwo rukundo rwo kuyikunda umaramaje, na mwene so uri muri uwo murongo, ntabwo byaba ikizame kumukunda, ni umwimerere, ni automatique, birikora, ntibisaba kumusangira ifanta.
ntibisaba kugira ibyo umuha. Prekiza ntibisaba icyo, ntibisaba yuko umusura, ntibisaba yuko uzajya umutelefona inshuro zingahe, ntibisaba kumuha impano. Ni urukundo rushibuka ku kirere cy'ijambo, rukaba rutuma, rukaba rudahonga, rukaba rutazashira, kuko urwo rukundo ni Imana. Maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi we, ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi. Niko Imana yabishatse kugira ngo yihamirize. Umuturage wari uri mu rwuri haragira amatungo mato n'amanini ya se, sibyo? Arwana n'inyamaswa, ariko akazivugana mu izina ry'Uwiteka. Kubera iki? Umwimerere w'amavuta yimikishijwe. Ntabwo ari Dawidi wicaga idubu, ntabwo ari Dawidi wicaga intare, ni umwimerere wa onction, umwimerere w'amavuta. Nkambibutsa ko turi abami n'abatambyi, umwimerere wo kuba yarasutsweho amavuta akimikwa, asigaye iyo onction niyo yikoreraga akazi. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Niyo mpamvu ntiturwana n'abantu, turwana n'imyuka mibi, kandi ntiturwanirwa n'imbaraga zacu, turwanirwa no gusigwa kuri hejuru yacu. Niyo mpamvu tudahubuka, dutegereza Imana. No mu ntambara zose turwana mu bugingo bwacu, mu miryango yacu, cyane cyane mu itorero ry'Imana nzima, nkatwe dufitemo inshingano. Kirazira ko dushyanuka cyangwa duhubuke. Niyo twabona ibara ry'umubisha hano, dutegereza onction kugira ngo icyo kirere, kugira ngo izo mbaraga, kugira ngo ubwo buntu abe ari bwo bwikorera. Rimwe na rimwe abantu murarambirwa, kuvuga ngo abantu baratuzengereza, ngarika abagaragu b'Imana babirukanye, ngo aba bantu we mu rugo rwanjye mfata icyemezo, mu itorero ry'Imana ntabwo ugiye mfata icyemezo. Muzajye mutubabarira, mube abagabo, mube bakuru, murwane intambara z'Uwiteka. Ibyo impamvu mbivuze ni intambara twaciyemo, murazizi. Hari abafataga umurongo uyu nguyu bakayiranga, bagira ngo barahangana na ba Tomasi. Zero. Umwami ateye ubwoba mu ijambo rye, umwami ateye ubwoba mu iteraniro ry'abera, n'uwo kubahwa, arakomeye, aratangaje. Haleluya! Ni igihangange umwami twizera. Abakoresha ni batoya, ni banyantege nke, ni abantu, ariko umwami arakomeye mu ijambo rye. Umutware w'itorero wabwiye Petero ngo nzubaka itorero ryanjye, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ni igihangaye, ni Imana ikomeye mu bigwi byayo, ntavugirwamo, sibyo? Ntashyeshya umubisha, kuko ni umwami nyiringabo. Nkuko baririmbaga ngo majina yote mazuri ni yako, nikupe jina gani? Nakaririmbo keza, kwani kila laheri ni upekee wako, kuko izina ryose ryiza ni umwihariko wawe. Jehova nisi, ni wewe bendera ryanjye, ni wowe mukiza. Kakaririmbo bye mukagarura ni salama, nta zina wamubonera. Uwo mwami mu gihe cyose ataratwara umugeni we, arashashe, araganje, arategeka mu ntore ze. Arakomeye mu materaniro y'abera, arayobora, arategeka, araganza. Ni umwami w'abami, ni we dutaramiye. Ntabwo ntaramiye Tomasi, nawe ntaramiye, namwe ni mudutaramiye. Turi hano dutaramiye isanduka y'isezerano, turi hano kubera ko jambo ari muzima, turi hano kuko umukwe ahari, tukaba umugeni. Tuzamukorera, tuzamusingiza, tuzamuyoboka, tuzamwumvira, tuzamuhesha ikuzo. Ni umwami w'abami. Idayimoni yose izasunitse izuru, izameneka umutwe, kuko iryo tegeko ryaratwatanze. Muzakanagira umutwe w'inzoka.
sibyo se? Satani ntabwo yajegeze ihanga ry'Imana cyangwa ngo aribyimbyeho umutwe. Abantu baribeshya. N'Imana ibera Imana ikora mu buryo buciye bugufi, igakora mu buryo bwihishe, umuntu akabona abantu ngo bariya ibitogotera mu mutima y'abantu Imana ibibireba. Hora abagabo ugiye bambwiye iki? Kina n'abana bawe. Ibyerekeye umurimo w'Imana nta kindi twakora uretse kuramya nyiraho. Nous devons l'adorer. Tugomba kumuramya. Gahunda y'amasengesho kubera ko icyumweru cya mbere cy'ukwezi ari umuganda, sibyo? Mureka ko twafataga icyanyuma. Siko byari bimeze cyanyuma, n'ubu ngubu cyanyuma, semaine ya nyuma ya janvier, twatangira kwa gatanu tukaza kwa gatandatu hano tugasoza. Twabyemera Thomas, ça va comme ça, c'est bon. Kubera ko wa mbere w'intuza ni umuganda, undi wa nyuma tuzagera ubwo tuzafata rero icyumweru cya mbere cya Fevrier, sibyo? Ntacyo bitwaye mwe mukora pompage. Twatangirana kwa gatanu tugasoza kwa gatandatu, sibyo? Abinkwakuzi bazi ubwenge bakibiramo no kwa kane, kugira ngo babe souple. Nta n'ibintu bisanzwe kandi biryoshye kubana n'Umwami. Nawe biramunezeza iyo dufashe igihe cyo kugira bimwe twigomwa, kugira ngo dushyire imbere ubusabane n'ahantu Imana yaduhaye, naho tuhasubiza agaciro kaho. Amasharida arimo aramera, kasi nakubwira amacyumba tuzayekipa, birimo ibintu bikenewe, sibyo? Mwagize ngo imirimo yarangiye. Imirimo y'ubwami ntishira. Hari icyo batwaye. Uyu mwami wacu ntabwo ahingisha shiko, ntakoresha ikiboko, ntahingisha icyate, anyura mu mpano. Kandi Imana ishaka ibintu aho yabishyize. Ubu Imana yansaba kuba umuririmbyi, ariko Imana intangaza impa guhanga indirimbo, kandi ijwi rimeze nk'irya Rokrapo. Ariko abaririmbyi n'abahamya, ariko indirimbo zikashmanuka. Hari icyo bitwaye? Abaririmbyi barahari. Imana inyura mu mpano, frere Kiza. No mu bigaragara, no mu byo dutunze, Satani ntakakubeshye, ni impano. Ni impano. Imana ica mu mpano zayo. Imana ntizagusaba ikitaguhaye. Cyangwa ngo ujye gufata umwenda kugira ngo uzuture Imana babayubakire, ntibishoboka. Kandi Imana ifite aho yarunze ubutunzi bwayo. Uw'Imana ishaka gukoresha muri ubwo buryo, imuha ibyo atanga, ikamuha n'umutima utanga. Haleluya! Uko hari n'uwabigira, iyo abigize ntagire uwo mutima, nawe ntabwo aba ari umukozi muri uwo mwanya. Kereka iyo byombi bihuye, birikora, bikamera nk'isoko itemba idahagarikwa. Izina ry'Umwami wacu risingizwe iteka. Hahirwa ihanga Uwiteka abereye Imana, si byose? Hahirwa abana b'Imana, hahirwa umuryango w'abera. Ariko ubu bumwe, uru rukundo rwabuze. Murabona uru rugo, uyu muryango birimo atari umunyamugisha. Uyu ni umutaka. Kuba ufite abavandimwe bataryarya, imfura z'Umwami, ufite ubwira ukumva ko akumva, si byose? Watanga icyifuzo ukumva ko bakigize icyabo, watura umutwaro ukumva ko mwene so awakiriye ataryarya. Iyo niyo tere tugomba kubamo. Abandi barabibuze, hano niho hari ubwugamo mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Wirata yirata Uwiteka. Abana b'abami b'isi bahagaritse imitima. Ndabeshya? Kuko nibo bahigwa. Natwe Satani araduhiga abana ba Yesu Kristo, ariko Umwami wacu we ni umuhanga. Aduha umutuzo, akaduha amahoro. Ntacyo ubutumwa bwiza bwakumarira
ufite amajwi y'impagarara akubuza amahoro, ugomba kuyacecekesha. Satani ntakagutega iminsi. Umwana w'amasezerano ntategwa iminsi. Imbere ni heza kuko turi abana b'amasezerano. Ntakagutega iminsi ngo uzaba ureba iki? Uwatangiye umurimo azawusohoza. Akuveho, umwirukane, uri imfura y'umwami. Kandi aho ugenda hose Imana igendana nawe. Nibyo Imana yabwiye Yakobo mu Itangiriro 28:15. Hadusomere nibyo Imana yabwiye Yakobo. Makumyabiri n'umunani, 15, Genèse 28, verset 15. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose. Kandi nzagukorera muri iki gihugu. Kuko ntazagusiga ntarakora ibyo mubwiye. Kuko ntazaguhana. Mu Gifaransa baravuga ngo je ne t'abandonnerai pas avant que je n'ai accompli tout ce que je t'ai promis. Sinzakureka, sinzakurekura. Umugani w'umuririmbyi ngo aramfata, iteka aramfata akankomeza. Sinzakureka. Ntabwo ari Dawidi, ntabwo ari Yakobo utazamureka. N'uwamukunze utazamureka, n'uwamukunze utazamurekura. Uko yabwiye intumwa ze natwe niko atubwira ngo simwe mwankunze nijye wabakunze. Simwe mwantoranije nijye wabatoranije. Ibyo yadusezeranije byose, imiyaga izaza, isuri izaza, nk'uko Yesu yabyigishije muri Matayo 7, ariko inzu yubatse ku rutare. Kwizera kubatse ku masezerano ntikuzashyiguka. Nibyo? Intambara zizaza, ariko wadukunze ntazaturekura, ntazaduhana. Nk'uko twabyumvise, intangiriro y'urugendo kwa Dawidi na Yonatani iratangaje cyane, iraryoshye, n'umwimerere kandi ni nziza. Nkaba nzi neza ko iyi ariyo ntangiriro y'urugendo rw'abana b'Imana bose aho bava bakagera. Aho tuzi nabo tutazi, ariko ubu bumwe bukomeye n'uru rukundo rw'umwimerere ruba opérationnel, rujya mu bikorwa aho abantu babana mu iteraniro. Niko gaciro k'iteraniro. Kubera ko Dawidi na Yonatani kugira ngo imitima yabo isobekerane, si byose babe mu rukundo rw'umwimerere, nuko babanaga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rigira mu bikorwa muri assemblée locale, mu itorero ry'akarere. Niyo ijambo ry'Imana, nibyo Paulo yabwiye Timoteyo ngo itorero ry'Imana nagusize Kirete kugira ngo bla bla ushyire muri gahunda byagomba kuba kujya muri gahunda byose. Mu itorero ry'Imana, sibyo, ariyo nkingi y'ukuri igushyigikiye, la colonne et l'appui de la vérité. Itorero ry'Imana ni gute rishyigikira ukuri? Nuko rigushyira mu bikorwa, si byose. Nuko rigushyira mu bikorwa icyo umwami yavuze, rikajya ku ruhande rw'ijambo. Haboneka impamvu isobanya itorero rikabamba, rikavuga ngo umwami ni muzima, twebwe turabahamya b'ingoma. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Ni twebwe duhagarariye amategeko y'iwacu. Mu gihe wanyuranya nayo, hari uwatubwiye ngo icyo muzaboha ku isi no mu ijuru kizaboha. Turakuzirika, tukujugunya hanze. Atari imigozi y'imigwegwe, atari imigozi y'insinga z'amashanyarazi. Ijambo rirazirika, ikizakenewe rikajugunya hanze, kugira ngo ikuzo ry'Uwiteka risugire. Baragutera kandoyi.
bagushorere. Hari igihe abantu bibwira ngo nzicara nzakambya agahanga nzahangana n'abari abagabo, uzafata ubusa. Umuntu agahita yiha ifoto ati bazanterura nikubite hasi mpamagare banyumba kumi induru zivuge bafunga urusengero. Uraterurwa na kateripirari y'ijambo rihishuwe. Ntago nyumba kumi yakwivanga mu ntambara y'umwuka. Turi abanyamahoro. Urumva ki? Nta gipfunsi kizarisha hano. Iyo kibi kirisha kiba cyararishije. Urumva tano? Ntibajya kuvuga utari ku maherezo hano igipfunsi kizavuga. Nka Rwabagabo kubera amashyaka wajya kuvuga utanga Rwabagabo ntibajya kubikeka. Bw'abagabo ntabwo ari nijyanye n'icyuma. Arabyemera ati jye narizi ko ingumi zarisha tuguye kubera ari amabandi. Oya ni ingumi zo mu bundi bwoko. Ndibuka igikondo bashitse Musiwa tumaze kwandika harangwa Imana ya Moridekayi, le Dieu de Mardoché. Moridekayi yigeze arwana na Hamani. Noneho basuka Musiwa ngo anterure. Nari umusore. Wana Musiwa yaratubutse ariko bo. Noneho nongorera Musiwa mu gutwi ntago mwabyumvise. Nisha Musiwa barakubeshya igendere. Musiwa yitageragere. Noneho nyuma yaho bayimbangoze ngo yari afite masotera. Nari ngifite nyine y'umwuka. Njye namubwiye mu rukundo nisha Musiba ibintu rwose baragushuka. Ese abantu abagabo 200 baraho barakubwira urumwe bose baziye rimwe se. Iyo Uwiteka yaziritse ikirere aba yakiziritse. Muri abahamya bari kuri kariya gasozi. Umuti barawunyoye nibwo banywa bahadika ariko barawuciriye. Uwawunyoye n'uwakomeje urugendo. Mbabwiza ukuri Uwiteka ari ku ngoma. Ariko ntiyakora imbaraga zacu, hakora urukundo rw'Imana. Simvuze ko twageze aho Satani atageze amabuye, aracyakora. N'ubu azayadutera ariko dufite ingabo. Turi mu mutaka utava. Dufite ingabo itameneka n'umwami wacu mu ijambo rye. Ibyo mubimenye ko igihe cyose impanda itaravuga, tutarava kuri iyi si, turi ku kibuga cy'imirwano. Kandi turiteguye. Urukundo ntiruneshwa. Murabyemeza? Dawidi ntiyigeze yiyandurisha umururazi. No kugeza ku maherezo ya Sawuli. Kadusome gato. Bikeya cyane. Byinshi umwuka aba yabivuze sibyo. Nta nubwo twinaniza. Imana igiturindira igitambo. Bike twumvise ibigwize. Biba binakaze nta nubwo biba ari bike. Kandi Imana iherekeza ijambo ryayo. Uwiteka duhe guturiza muri we. Nkuko twari dusomye hano, Imana yakomeje kubana na Dawidi. Ku wa 5 akajya yitonda akitonda kandi akumvira shebuja. Si byose usoma umurongo wa 5 byeneme. Nuko Dawidi akajya Sawuli yamutumaga hose akitonda. Soma n'umurongo wa 12 kugeza ku wa 16. Twumva izo mbuto. Ahari ubwami, ahari umwami haba imbuto. Mutega amatwi izo mbuto mu bugingo bw'uwizera. 12 kugeza kuri 16. Nuko Sawuli atinya Dawidi kuko Uwiteka yari kumwe nawe kandi akaba atandukanye na Sawuli. Urabyumva? Sawuli nubwo yafatwaga n'imyuka mibi yarazi ko Uwiteka ari hamwe na Dawidi. 13. Nicyo cyatumye Sawuli amwivanaho akamugirira umutware w'ingabo 1000. Dawidi akajya atabarana nazo bagatabarana. We yarazi ko amuhimye kumwivanaho kwari ukumushumura ngo azagwe ko. Kumwivanaho avuga ati ja urindwanyi. Ati jya ugenda kabisa urwane. Naho namenye ko uwo mwarwananye intambara, uwo mwatabaranye mugatabarukana amahoro,
urimo we yarazi ko arimo amuhima kandi arimo amuha guhuza n'abaturage, kuko uwo mwatabaranye akabona Imana ukuntu ikora mugatabaranuka, akwiyumvamo kuruta uwasigaye inyuma, sibyo? Wakagira ngo aramujumuye ngo apfe, ariko akibagirwa ko uwishe intare uwishe idubu nk'uko umwana yari yamubwiye, uwahangamuye Goliyati yabanaga nawe mu ntambara zose yarwanaga. 14. Dawidi akajya yitonda mu byo yakoraga byose, kandi Uwiteka yari kumwe nawe. Muhaca umurongo, Dawidi akajya yitonda mu byo yakoraga byose, kandi Uwiteka yari kumwe nawe. Mu bwami bw'Imana ntihakora amashagaga, ntihakora amarere. Amarere ni ubutwari bw'umubiri. Amarere ubundi kenshi mu Kinyarwanda bavuga amarere ya gisore, ijambo rirayahonda kugira ngo umwami abone uko akora, ntabwo akora amarere, sibyo rwabaga? Imana iturinde kuyoborwa n'amarere, si mu itorero ry'Imana gusa, no mu miryango yacu, sibyo se? No mu byo dukora twemere umwami ajya tubera byose amarere, nibyo dona? Tugabo tungana kuriya, madamu wawe ntanyumve nabi, tugira amahane ndiseguye, ariko nta kagabo kabaho, ariko ni wa mugani ni kwa kwisanzura. Hano turi mu rugo, wowe wamureba kuri ariko buriya aba ari ifuro ry'igiti mu rugo rwe, ari intare, nibyo? Ariko Donati mbona ameze nk'uwo arebye nawe bihugu uritonda cyane uriho, ariko umugabo agomba kugira amakano. Ni ukuvuga ngo twaba abasere, ibyo twita abasere ni bashiki bacu, ari abafurere ni ab'abagabo. Twaba abasere, twaba bene data, tureka amashagaga, tureka amarere, ikirere cy'umwuka kidutegeke. Ntibivuze ko udafata ibyemezo, no, ubifatira igihe, sibyo? Wumva ko nawe wabifatiwe n'ijuru. Ese muzi ko Frere Kiza no mu buzima bwacu no muri detaye Imana ibana natwe? Murabyemera? Imana iba no muri detaye, itonde ujye ugira gutya Imana ikujya imbere, sibyo? N'umukozi wo mu rugo mu gihe yarugezemo akaba yakora mu byemezo ubifata, senga Imana, kuko nawe ugomba guhesha Imana icyuha. Wibona yuko ijambo rirahari, nta kijambo ryasize, sibyo? Ujye mu Efeso uko Paulo gatana agira inama, bagaragu bashoboja, namwe bagaragu, namwe bana, nta rwego ijambo ry'Imana ritayobora. Ngo nimucuraguza abakozi banyu, mwibuke yuko bla bla, namwe bagaragu mukore nk'abakorera n'abazahembwa n'ijuru. Mbese ikintu cyose uru rukundo rutubera ingobyi y'amahoro. Haleluya! C'est très possible, birashoboka ko tureka amashagaga n'imijinya no kwirwanirira, sibyo? Umuntu akaba yakubwira nabi ukamwima urwaho, byashoboka se ku muntu wa kamere? Ariko umuntu wa kamere yashobozwa, ntiyashobora ariko yashobozwa. Niyo mpamvu tuba turi hano tuvuga ngo mwami dushoboze, duturize muri wowe. Subiramo 14. Kandi Dawidi akajya yitonda mu byo yakoraga byose, kandi Uwiteka yari kumwe nawe. Imana ishimwe, Imana yarabimuhaye kubw'umuhamagaro, Imana irabimushoboza. Natwe ko twahamagariye gutungana kose, ikirere cyose cy'abana b'imfura Imana izakituremera. 15. Nuko Sawuli abonye ko akiranuka rwose mu byo akora, aramutinya. Uramwanga ariko uramutinya. Avuga ati ibyo ari byo byose uyu muntu ntari wenyine tu. Samuel wa mbere 20 umurongo wa 4.
konyine. Yonatani abwira Dawidi ati icyo umutima wawe ushaka cyose nzakigukorera. Wicaye. Iyo uhuje iri jambo n'umurongo wa 4 nanone udusomere wa Samweli wa mbere 18. Yonatani yijishura umwitero we yari yiteye wa Dawidi n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. Umwitero we, umwambaro we, inkota ye, umuheto we n'umukandara we, byose abiha Dawidi. Ahantu hankoze ku mutima cyane, mwibuke ko Dawidi yari umwana w'umuturage wo kwa Isayi w'umushumba, undi akaba igikomangoma kizaragwa ingoma. Umwitero we ni nk'uko mubona inifomu ya gisirikare, inkota ye ni nk'imbunda ye yagendanaga, urumva bamutoranyiriza ibyiza, sibyo? Umwana w'umwami nategereza imidende n'igihe itangirwa na rubanda. Imidende yirihuta niyo mapete. Umwana w'umwami mu kanya gato y'abajenerali. Ariko mu gihe Dawidi yahangamuraga cya gihanyaswa, Yonatani akumva ubuhamya hagati kakaba inkubirane, ahita wese urumva yarasigaranye iki? Frere Nkusi, urabona yarasigaranye iki? Umwitero we, umwambaro we, inkota ye, umuheto we n'umukandara we, byose abiha Dawidi. Ejo twaravugaga ngo hahirwa ubona unezererwa akamenya aho Imana ikorera. Ahita avuga ati jyewe sha n'ubwo uri agaturage sha ambara nawe. Mu Kinyarwanda cy'abana bubu baravuga ngo ubibyimbe, ngo bibyimbe. Tuwa musaza nawe arabizi ngo bibyimbe. Icyo jambo urarizi? Kiza wabandi ararengana na ngo bibyimbe. Donga imwe ati sha umva ukuntu inkota y'umwana w'umwami, umva ikote, umva umukandara. Ati se genda byambara ko ari umugaba w'ingabo, ko ari ucagasuzuguro, uragenda wambaye ubucocero, uragenda wambaye umeze nk'ingegera, ambara urabikwiye. Hahirwa ubona aho Imana ikorera akahira indabyo. Murabona atari discernment, murabona atari uwishurirwa. Niyo mpamvu duhize tubihusa n'igice cya 20 umurongo wa 4. Ntabwo Yonatani aryarya, arakora ibimurimo. Akora ibimurimo bitewe n'uko Imana imwereka umurimo wayo. Yonatani abwira Dawidi ati icyo umutima wawe ushaka cyose nzakigukorera. Gloire au Seigneur. Iri sijwi ry'uburyarya yari yaramaze kumaramaza. Ati kereka icyo umutima wawe utazashaka, yarimo kumukomeza. Uri ku rugamba, data arakwanga, ariko ugenda kubwiye icyo umutima wawe ushaka cyose nkiriho nzagigukorera. Ariko ntago ari wagikorera, aragikorera Uwiteka Imana yamuhamagaye. Iyi discernment, uku gusobanukirwa ni kwiza cyane no mu ihanga ry'Imana. No mu gihe cyacu umwana w'Imana yohereza isengesho, si byose aho Imana ikorera, aho Imana iri, no mu bagaraga Imana ikoreramo. Iyo ufite isoko nziza ubifuriza ibyiza, ntacyo wabakuburana, ntacyo mwakuburana. Uduhata amasengesho ntacyo twakuburana, uretse ko na databuja nawe ntago yoroshye. Ariko gusa icyo kirere gisugire, tumve ko abana b'Imana si beza ra? Abana b'Imana ni beza. Iyo ikirere ari cyiza, sibyo? Iyo turi mu kirere cyiza abana b'Imana ubona ari abamarayika. Iyo tumeze neza siko ubundi buntu buduhira uzajya. Yewe nanga umubu, ariko cyane cyane icyo mfa n'umubu si ukunduma, nuko nduhira.
sinzi namwe niba mubizi umubu ugiye urandaranje ariko ngewe imibu mu rugo iranjye madame niyo muryango ariko iyo mibu ivugiriye mugiye imibu simbizi mbose nere ariko icyo mpfa n'umubu cyane cyane ni zwizi satani araduhira ariko uzajya umwiyama turi abana b'amahoro namwe murabizi ibyo kuduhira k'umubura ça dérange umubura ariko Imana iri nta miduhiro ihari iya la paix amahoro atemba nk'uruzi ayo mahoro niyo gakondo ayo mahoro niyo murage ayo mahoro nizo mbaraga zacu iyo umuntu agiye gutabaruka agatana n'abana be arabaraga iyo ugiye muri Yohana 14 umwami wacu yaturaze iki amahoro ngo sinyaba nk'uko isi yatanga imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Dawidi yaratuje. Dawidi ntiyigeze arwana intambara z'umubiri. Reka dusome hamwe dusubike. Dawidi yarwanye intambara yo gukiranuka. Ntiyigeze arambura ukuboko kuri Sawuli. Sibyo? Ntiyigeze asunikana mu bwami. Ngwaha Imana yanyimitse none ngo nzafata intebe ryari, nzahecaraho ryari, nzambara ikamba ryari. Wowe bagusutse ibembe ry'amavuta ibintu birahinduka uri umuhamya. Imana iri ku kazi. Igihe uzambarira ikamba frere, igihe tuzambarira amakamba biratureba. Twe bagusutse ibembe ry'amavuta utangira kwica idubu, utangira kwica intare, ibintu birahinduka. Umushumba yavumbutsemo umuhanzi Karundura umuririmbyi Uwiteka n'umuhanzi akajya aririmba. Umuhanzi ahindukamo umukomando w'icinare biza kurangira ahangamuye Goliyati. Ibyo byose byamwerekaga ko ibigwi by'Uwiteka biri hamwe nawe. Ntabwo yari kurambirwa ngo nzicara ku ngoma ryari. Umurimo ni w'Uwiteka. Nta mwana w'Imana urwanira icyubahiro aratuza. Byose kandi ndabona icyo kirare cyo turimo ahubwo navuga nti Imana ikidukomereze. Sibyo? Kandi hagize akuka akari ko kose kashaka gushimashima muri ubwo buryo murabona haraho kamenera. Ubu hari umuntu wakwaduka ahangaha ngo arigira igihangange ngo ni pasiteri ngo genda kome iyo manda mwayakirara avuga ya tite trompe wibeshye umuryango isi yo nzira. Niko Elisa yabwiye ingabo z'Abanyesiriya. Murabyibuka? Ingabo z'Abanyesiriya zaramugose, Gehazi arabibona n'abaragira. Ariko we yaragoswe n'ingabo amashari y'umuriro. Amashari ngajyanye n'ibyo aminuari y'umuriro y'abamarayika bagose ijambo, aho ijambo riri hararinzwe. Noneho Elisa asaba Imana barahuma arangije arabajyana muri base militaire ya Isirayeli mu cyicaro gikuru cy'ingabo za Isirayeli ati mari mbazane abashyitsi. Ariko frere hari imbaraga iruta ijambo. Isirayeli yari irinzwe n'ijambo nubwo bitoreraga abami ijambo niryo ryaba prote ati nari abwira abajenerali ati nari mbazaniye babashyitsi ka Elisa bahumye intwaro zabo wahumye se zakora iki? Mwami Israeli ngo none ngo tubatera inkota. Elisa ati utagize imbohe uwo wagize imbohe ntago ukimwishe. Ahita asaba Imana ngo mwami ndasaba bahumuke. Barahumuka. Bagiye kubona babona bari mu cyicaro gikuru cy'ingabo z'abanzi babo. Uwiteka so murwanyi titira. Nta kindi bari bazi ko bapfuye. Ariko abagaragu b'Imana natwe turimo abana b'Imana natwe turimo turwana intambara zo gukiranuka. Elisa arababwira ati mwibakoraho ahubwo ni mubagaburire mubafungurire mubahe icyo kunywa batuze kuko bageze
mu bwami bw'Imana, bageze hari ingoma y'urukundo mubagaburire. Ariko hari icyo yashakaga, bararya barahaga, barangije arabwira ati mugende mubwire umwami wanyu ngo iyi si yo nzira kandi iyi si umudugudu, mujye mushaka ahandi mujya kurwana, uyu mudugudu ntuterwa. Njya numva n'u Rwanda ariko ruvuga ngo ruratera ntiruterwa, iryo ni ibanga ryawe, njye ntabwo mbizi. Njye ndavuga iby'ubwami bw'Imana, ariko nabo ubwo wenda bafite ibyo bashingiraho. Ariko abana b'Imana nk'uko biri mu Baroma 12, musabire ababavuma, mumugisha ababavuma, mukunda abanzi banyu, kugira ngo mube batunganye, mube abana ba So mu ijuru. Turi mu ngoma y'urukundo y'amahoro, mu gihe dusabwa no gukunda abanzi bacu, gusagurira urukundo rusendere muri twe, rusagukire na rubanda. Mu gihe dusabwa no gukunda abanzi bacu, gusabira umugisha abatuvuma, twabwirira urukundo bene data. Mugire gutya. Mu gihe dusabwa no gukunda abanzi bacu, twaburira urukundo ingingo z'umubiri wa Kristo. Oya, ahubwo urugera hanze rusendera imbere. Iyo niho turi, niho dushinze ibirindiro, kandi akadayimoni kose kazakandagirwa. Urukundo rugomba kuzura, murabyemera, rugomba kuzura rugasendera. Icyo abandi babuze bakajya bashaka umutaka baza kugamamo, si byose. Bagera hano, bagera iwawe, bagera he, kavuga ati hano hari impumuro nziza. Iwacu inkuba zirakubita, ariko hano hari akayaga k'amahoro gasufure hagati yacu, aka kayaga gahuye k'amahoro, k'ibyishimo, k'urukundo. Twafunze, turacyahari. Abantu Imana yarahaduhaye, sinzi ko hari icyaha twaka mu gihe cyose ijambo rigikenewe kuhabwiririzwa, sibyo? Imana iduhana umugisha, kandi umugisha ijambo ryayo tumaze kumva no kwakira, tubihawe na nyiraryo. 171 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntarondoreka. Turayiririmba muri injyana ituje yo gusenga, kugira ngo tuyobore mu kirere cyo gushimira Imana kuko ijambo ryayo imaze kuduha, ndetse no kuyisaba buri wese kubimureba, ijambo riba ryamumurikiye icyo akeneye. Bene data baradufasha, duhaguruke tujye imbere y'Imana. Tugeze mu mwanya buri wese abobokewe kugira icyo aganiriza n'umwami, kandi nyiri jambo arariherekeza agasubiza. Turasengera hamwe. Merci Seigneur de gloire, merci Dieu de grâce, merci Père céleste, merci Dieu d'amour, source de vie, source de paix, source intarissable de joie, de force et de miséricorde. Sois béni à jamais. Merci pour ta sainte parole, pour ta parole bénie, pour ton langage clair, pour ta révélation qui nous est accordée pour que nous puissions comprendre les mystères de ton royaume. Shimwa wongera ushimwe kubw'isoko idakama yo guhishurirwa uduha, kugira ngo tumenye umutima wawe n'ibiwurimo, dusingire gutekereza kwawe n'umubande wawe, bituheshe kuba mu kirere cyawe. Mwami ushimwe, uratuzi uko turi, uduha ibyo dukeneye byose. Haleluya, haleluya. Himbazwa
singizwa kubw'ijambo ryawe. Mwami w'abami, ubwami bwawe ni ukuri, ingoma yawe irakomeye, irasugiye, imigambi yawe irafatika. Abana bawe ntabwo ari ibishushanyo, abana bawe ni realite, ni bazima. Mwami, ikirere waremeye Dawidi na Yonatani, imbarutso yatumye umutima wa Yonatani uhambiranywa n'uwa Dawidi ubuziraherezo. Muri ubu bwami ni ibanga rikomeye. Warabyivugiye ngo mbaraza amahoro, warabyivugiye ngo mukundane nk'uko n'abakunzi, warabyivugiye ngo mubumwe, warabidusabiye muri Yohana 17 ngo ubahe ku bumwe, ngo babumwe uko natwe turi umwe, wowe muri jye muri bo, ngo nabo babumwe koko. Uwiteka Mana yacu, ubumwe bwawe butagaragara bw'ukuri, ubumwe bw'umwimerere buririmbwa hanze, bwifuzwa hanze no mu mahanga no hirya no hino, bwabaye imboneka rimwe, ariko uyu ni umwihariko w'intore zawe. Satani ajya yanga, ajya ababazwa nuko abana bawe turi umwe, ariko turamwiyamye mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Urukundo rwawe, ubumwe bw'ijuru n'amahoro adashira bisugire mu itorero ryawe, bisugire mu bugingo bwacu, bisugire mu miryango yacu. Mwami, ntabwo uhinduka uko wabanye na Dawidi na Yonatani kugeza batabarutse, ibendera yawe bakayizamura batitaye ku masano y'umubiri, bagahesha izina ryawe ikuzo. Uduhe kuba muri icyo kirere. Ushimwe kandi wongere ushimwe, uvomerera imbuto y'ijambo imaze kubibwa, ugiye kwera imbuto nyinshi Mwami mu bugingo bwacu no mu itorero ryawe. Dufite ibyiza byinshi waduteguriye, udutegurire ikibanza imbere ya imbere, ibyo byiza bizatura. Ni igihe cy'uko umugeni agaragara, mbere y'uko azamurwa agahamirizwa. Urimo urategura imbibe yawe, urategura ubuhinge bwawe, urategura imitima yawe kugira ngo urusheho kuyikoreramo. Uduhe umugisha, utahane natwe uyu mwaka, ukomeze kuwambika ikamba, utubere wo kunesha intsinzi ku ntsinzi. Satani imigambi ye yose iburizwemo, ubwiza bwawe budutwikire mu bugingo bwacu, mu itorero ryawe, mu miryango yacu. Komeza udutwikirize umutaka wawe utamenwa, utava. Uduherekeze muri uyu mwaka wose, nuduha kuwusoza tukiri kuri iyi si, tuzongere tugusingize. Ushimwe kandi ushimwe, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbisabye, amen. Naho kuwa gatatu dutahane n'amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Usumba byose, urukundo ruva ku Uwiteka, ruduha ubugingo buhoraho. Urukundo rutwambika ubwiza, urukundo rutagereranywa, rutigeze rugirwa n'umuntu. Dushime Imana yatanze ubugingo bwayo, tugahabwa impano
idutandukanya nabo mu isi. Dushime Imana yatanze ubugingo bwayo, tugaha impano idutandukanya nabo mu isi. Mbega ukuntu twakunzwe n'Imana, abanzi batazi iby'agakiza bakundwa n'umukiza Yesu. Yadukunze twe tutamukunda, abanza bahindura inshuti ze. Mbega ubuntu twagiriwe cyane. Dushime Imana yatanze ubugingo bwayo, tugaha impano idutandukanya nabo mu isi. Dushime Imana yatanze ubugingo bwayo, tugaha impano idutandukanya nabo mu isi. Bwakunzwe n'Imana, kuri urwo rukundo twaruhawe, n'itegeko twahawe na Kristo. Dukundanire mu Mana yacu, kuko Imana yacu ari urukundo. Kuyikunda n'ukumvira ijambo. Dushime Imana yatanze ubugingo bwayo, tugaha impano idutandukanya nabo mu isi. Dushime Imana yatanze ubugingo bwayo, tugaha impano idutandukanya nabo mu isi. Inshuti ze zanze kumwakira, banga kumwizera baramwica. Banze kwizera jambo w'Imana, abantu bo bakunda uwakunda, ariko we yakunze abamwanga. Abahindura ubwoko bukundwa. Dushime Imana yatanze ubugingo bwayo, tugaha impano idutandukanya nabo mu isi. Dushime Imana yatanze ubugingo bwayo, tugaha impano
n'abo mu isi. Mu kubaho kwe yaradukunze, mu gupfa kwe araducungura, mu guhambwa ajyana ibyaha kure, mu kuzuka aradukiranukira, kubw'ubuntu kandi iteka ryose azagaruka aje kutujyana. Dushime Imana yatanze ubugingo bwayo, ikaduha impano tugaha impano idutandukanya n'abo mu isi. Dushime Imana yatanze ubugingo bwayo, ikaduha impano tugaha impano idutandukanya n'abo mu isi. Wakunze nk'uko akunda, kandi nta n'uwanzwe nk'uko yanzwe. Twishimire urukundo rw'Imana, tugere ikirenge mu cya Yesu, dukorere byose mu rukundo, turushake kuko ari ubugingo. Dushime Imana yatanze ubugingo bwayo, ikaduha impano tugaha impano idutandukanya n'abo mu isi. Dushime Imana yatanze ubugingo bwayo, ikaduha impano tugaha impano idutandukanya n'abo mu isi. Twasanze turabatoranijwe, abatambyi b'ubwami bwa Yesu, ishyanga ryera risumba byose, kubw'urukundo rw'Imana yacu. Kera ntitwari ubwoko na gato, ariko noneho turabera. Yaduha itegeko ngo dukundane nk'uko yadukunze, umunezero n'amahoro bye bibane natwe iteka ryose. Yaduha itegeko ngo dukundane nk'uko yadukunze, umunezero n'amahoro bye bibane natwe iteka ryose. Dushime Imana
yatanze ubugingo bwayo ikaduha impano tugaha impano idutandukanya nabo mu isi